Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV ni wa muhungu wanyu Joshua Ibrahim nkaba imbabaza amakuza yarutabagisha inkubi kubitana ubukana ntihinde ngira ngo abakobwa barabona ubwenge bukabaturuka ngira ngo rero hari umuntu narutse kumva avuga ngo ni umuhungu ariko reka manze mbigishe nk'umunyamakuru wa Kasuku Media TV. Buriya umuhungu iyo bavuze umuhungu ubundi umuhungu aba ari umusore umaze imyaka myinshi atarashaka. Urugero ugasanga umuntu agize imyaka 32 atarashaka, uwo niwe bita umuhungu. Naho ubu ngenda cyari umusore ngira ngo biragaragara ndacyari umusore kuko igihe ntikiragera. Hanyuma ngira ngo muri aka kanya ndajya ngerageza mbacishemo mbigishe n'ikesha mvugo. Buriya ntago bavuga nyine umusore ufite imyaka 25 ngo mwite umuhungu. Nta nubwo buriya bavuga ngo uyu mukobwa yaragumiwe bagufunga, ahubwo baravuga ngo uyu mukobwa amaranye imyaka myinshi n'ababyeyi. Uko niko bavuga. Nta nubwo bavuga ngo uyu mukobwa ni mubi mwatuma arakara, ahubwo baravuga ngo uyu mukobwa ni mwiza habe namba. Mbere yuko dutangira ikiganiro ngira ngo ndagenda banza mbashyiriremo akantu gatoya ko kubakosora. Abantu batazi ikesha mvuga ikinyarwanda neza mujye mukimenya. Hanyuma ngira ngo ni showbiz nyarwanda, hari amakuru menshi nabazaniye. Ngira ngo yari weekend, muri iki cyumweru gishize yari weekend, byari bimeze neza mu Rwanda. Abahanzi nyarwanda, abahanzi bakomeye cyane bari bakoze igitaramo, ibintu byari bimeze neza. Showbiz nyarwanda rwose nayo imaze kugera kure. Abahanzi bo mu Rwanda bamaze kugera kure cyane. Ba Bruce Melody muri Big Arena yari yatwitse. Hari uwo bita Bwiza nawe yari yatwitse. Hari n'uwo bita ndaza kubabwira n'undi bita harya bamuhanzi Ken Soul ari kuri stage, umuntu yamujugunye isutiye kuri stage. Abantu baratangara. Ngira ngo ndaza kubabwira nanone uwo bita Arashoboye, umuhanzi guturuka muri Nigeria. Nakumiro akimara kujya kuri stage abafana bose barisohokera, uwo nawe ndaza kumubabwira. Ngira ngo turaza kureba muri make nanone inkuru imaze iminsi ikwirakwira hano mu Rwanda. Muramuzi bamwita Ishimwe Prince, bakunze kwita Press Kid. Abantu bakomeze kumushyingira, kamushyingira Miss Elisa. Turaza kubireba. Ese Press Kid twamugezeho turamubaza. Ese Elisa twamubajije niba mbese nawe bimurimo cyangwa se niba ari iby'abafana ndetse na bino bikunze kubaho kuri social media. Twamugezeho turamubaza, muraza kumva ibijyanye nawe. Amajwi ye ntago twabashije kuyafata neza, aracyarimo gutunganywa, ariko nawe turaza kumugeraho. Hanyuma ngira ngo nkomeze nanone mbere na mbere yuko dutangira ikiganiro ku buryo burambuye, manze mbabwire nti wowe utarakora subscribe kuri Kasuku Media TV utegereje iki? Wowe utarakanda subscribe aho humutuku ngo ahinduke umukara utegereje iki? Aracyari Joshua Ibrahim kuri Kasuku Media TV. Reka dutangirire kuri Press Kid uzi nko kwishimwe, uzwi ku izina rya Ishimwe Prince. Ngira ngo yaramaze iminsi, ntago navuga ngo ni iminsi, ahubwo yaramaze amezi atari makeya ari muri gereza. Ariko nyuma yaho urukiko rumuburanishije rugasanga ari umwere akarekurwa. Ngira ngo ibyavuzwe ni byinshi cyane, ni byinshi byaravuzwe cyane. Bamwe bavuga haza kugaragaramo Miss Jory. Miss Jory ni Miss ngira ngo wabaye Miss Rwanda, yaje kugaragaramo mu buryo bumeze ukuntu. Bamwe rwose basobanukiwe muri iyi Miss, ngira ngo mu Miss ishize twabibagejejeho. Ariko Press Kid ntago ari byo ngiye kuvugaho kuba yarafunguwe, ntago nabigarukaho, byarabaye. Ahubwo ngira ngo ngiye kuvuga uko inkuru ikomeje gukwirakwira bavuga bati Press Kid na Elisa, Press Kid na Elisa, Miss Elisa,
Prince Kid, Miss Elisa, aho ugiye hose nibyo uhasanga. Ariko twagerageje turamwegera turamubaza se Prince Kid bimeze bite, arambwira ati buriya nkubwire ko nta n'ibyadanje. Abantu barimo abanyamakuru batandukanye, abahanzi batandukanye, bose baragira bati Prince Kid, Elisa, muri kubashyingira, murabashyingira mu buhe buryo? Muri kubashyingira mu buhe buryo? Ngira ngo rero nk'uko bisanzwe Miss Elisa uzwiho kuba yarabaye Miss Rwanda, akaba ari mu rukundo na Prince Kid, bari mu rukundo nibyo, ariko ntabwo pressure y'abafana ndetse na pressure y'abanyamakuru ariyo yatuma bashyingiranwa. Reka tubiveho tuzabigarukaho, ahubwo mbabwira inkuru nziza, ni inkuru rwose, inkuru yatangaje abantu benshi, aho umuhanzi Ken Soul ni umuhanzi w'icyamamare hano mu karere k'iwacu mu Rwanda, aho sinabigarukaho. Ni umuhanzi uririmba indirimbo nziza, umuhanzi rwose watangaje abantu benshi, umuhanzi ukomeye cyane. Yagize atya aho yari ari ku rubyiniro, mu kinyarwanda bavuga urubyiniro cyangwa se mu ndimi z'amahanga bakunze kuvuga ngo ni stage. Aho yari ari kuri stage ari kuririmba indirimbo ye, abafana sinakubwira, bari bafanye ntinakubwira. Hanyuma twagiye tubona isuti iturutse hejuru ngo pi kuri stage. Abantu barumirwa, isuti yaregiye kugwa kuri mashine za Kasuku Media TV. Ariko twagerageje gushaka se byagenze bite, baratubwira bati hari abantu batangiye kuvuga ngo ni umu ex wa Ken Soul wayijugunye, abandi bakavuga ngo ni umugore witwa Nyirakimana Kimararungu, ngo uwo mugore buriya ngo yishimiye cyane indirimbo za Ken Soul, ibyishimo biramurenga akuramo isuti yaramujugunyira. Ariko ntago twabimenye neza, turacyari mu iperereza ngo tumenye neza se yaturutse hehe. Hari abantu rwose banyibukije umuntu ejo bundi mperutse kubwira nti yitwa Rutamu, namubwiye nti Rutamu waberewe, arambwira ngo ibere ni wowe wari wambona mu isutiya. Babinyibukije rwose, babinyibukije. Ubwo ibyo navugaga ni uko Ken Soul bamujugunye isutiye kuri stage, ariko rwose yari umuhanzi waririmbye neza cyane. Abafana baratangara, abafana rwose, nanjye niwe narindi gufana, buriya yaririmbye neza kabisa. Ngira ngo tujye dukomeza tumushyigikire n'umuhanzi nyarwanda. Hanyuma reka tuve kuri Ken Soul, ahubwo tugiye kuri Bruce Melody. Bruce Melody hano muri BK Arena byari bikaze cyane, inyuma y'umuhanzi Bushido, nawe uba ufite udushya twinshi cyane. Bushido cyangwa se bakunze kwita Bushari, abafite udushya twinshi, yatwitse stage, abantu barumirwa. Hanyuma akimara kuva kuri stage hahise haza Bruce Melody. Bruce Melody yagize atya, ubundi hari ikintu nabonye n'abantu bakomeje kugenda bavugaho, umuhanzi Bruce Melody buriya ni umuhanzi hari ikintu kimwe ajya arusha abandi bose, sinzi niba namwe mwarakitegereje ngo mukibone. Bruce Melody kuririmba nibyo, azi kuririmba cyane, azi no gukora ibihangano byiza, akinyuma Katerina. Ni ukuvuga ngo ni umuhanzi uzi gukora indirimbo, ugasanga indirimbo lyrics yayo imeze neza. Lyrics ukumva ni indirimbo ifite injyana, ifite igisobanuro. Ariko ntabwo ari cyo nshatse kuvuga harusha abandi bose, ahubwo ni umuntu wirekura kuri stage, noneho akamenya kuzamura ijwi, afite ijwi riruta iry'abandi. Hari ukuntu abandi baririmba bakaririmba, ariko we yazamura ijwi bikaba ibindi bindi. Bruce Melody ni umuhanzi nyarwanda abantu benshi bemera, umuhanzi uri hambo cyane, uri flexible. Njye mukundi yari mu kiganiro, ahubwo ejo bundi turaza kumutumira kuri studio za Kasuku Media TV, turaza kumutumira maze mwumve ukuntu agira n'urwenya. Bruce Melody ni umuhanzi uteye ubwoba kabisa.
ngira ngo ejo muri BK Arena yari yagerageje kuririmba indirimbo nyinshi, ariko hari indirimbo imwe yaririmbye abantu bose bakunze, nayivuze mu kanya, ni indirimbo bita Akinyuma. Iyo ndirimbo yararirimbye twese turumirwa, abafana turahaguruka, ibintu bigenda neza. Hanyuma reka nsubire kuri Kenny Soul. Kenny Soul hari akantu k'agakoryo gasa n'akamubayeho, ngira ngo Kenny Soul ari kuri stage, hari indirimbo abafana bamusabye ananirwa kuyiririmba. Iyo ndirimbo yitwa Quality, yaririmbanye n'umuhanzi guturuka mu gihugu cy'u Burundi, ariko barayimusabye ngira ngo biramunanira kuririmba, asaba abafana ko yaririmba playback, barabimwemerera. Ariko se ubundi hari ikintu nibaza, buri ikintu cyatumye atayiririmba buriya ni ikihe? Bamwe baravuze bati ese ubundi baba bakujugunyiye isutiya kuri stage ugashobora kuririmba. Abandi baravuga bati umenya ari uko yaburaga mugenzi we bayikoranye, ariko ntawamenya buriya mu gitaramo cy'ubutaha azaturirimbira live. Uwo ni umuhanzi Kenny Soul. Hanyuma ntago dufite umuhanzi Kenny Soul wenyine, ahubwo na Bwiza. Kuko isi yacu irarinzwe. Nubwo njye buranzi kuririmba. Mwari mwabona abanyamakuru bazi kuririmba, ariko njyewe ndabizi. Nigeze kuririmbira imineke banyuma n'igishishwa. Ariko njye nzi kuririmba rwose. Hanyuma umuhanzi Bwiza nk'uko bisanzwe kuri stage turamumenyereye, ari nawe wabanje kuri stage, yaragiye aturirimbira neza, ibintu bigenda neza, turumirwa, turafana, abafana rwose sinakubwira. Hanyuma igitangaje ni iki ngiki, abahanzi nyarwanda bakimara kuririmba, ubwo ndavuga Bwiza, nkavuga Bushari aka Bushido, ndetse n'uwo bita Bruce Melody, bakimara kuririmba batashye, abafana nabo barabakurikiye. Kandi abafana bataha, uwo muhanzi bita Arashoboye guturuka muri Nigeria, bataha atari yaririmba, nakumiro. Ese nimongera kumutumira buriya azagarukara? Umuhanzi arajya kuririmba yitwa ngo ni umuhanzi w'umutumirwa, abafana bakisohokera. Uzi ko bizatuma n'abandi nabo guturuka hanze bagira ubwoba. Ariko njyewe ndabona ari intambwe ikomeye cyane ku banyarwanda. Ubundi Uncle Austin muramuzi cyane, ukora kuri Kiss FM, niwe wigeze gupostinga ku rubuga rwe rwa Instagram, handika ngo ese nk'abanyamakuru mwe, buriya iyo mupostinga abahanzi guturuka hanze, indirimbo zabo akaba arizo zikinwa cyane hano ku binyamakuru byo mu Rwanda ndetse no ku maradiyo, buriya nta soni muba mufite? Byaba ari byiza abahanzi nyarwanda bagiye bahabwa umwanya nabo bakaririmba. Abafana nk'uko babigaragaje neza ku munsi w'ejo, ngira ngo babigaragaje neza, bagaragaje ko abahanzi nyarwanda basigaye bafite agaciro kanini, kanini koko birakwiye. Nanasaba abanyamakuru bo mu Rwanda, cyane abakora ku maradiyo ndetse n'amateleviziyo, murajya gukina indirimbo ya Rick Ross muraziranye, simvuze ngo ntimuje muzikina, mujye muzikina, ariko ijya kurisha ihera ku rugo. Icyo nababwira nuko mwagakwiye guhera ku by'iwanyu, ukagenda ugacuranga indirimbo ya Juno Kizigenza, ntugire impuhwe, ukagenda ugacuranga indirimbo ya Bruce Melody, umuhanzi twemera cyane, ukagenda ugakina indirimbo ya abahanzi turabafite ni benshi cyane, cyangwa ubishaka wakina na Dore Imbogo, Dore Impara,
nayo ni indirimbo nyarwanda. Eh? Aho kugira ujye gukina abahanzi b'iyo ruguru hakurya ikoti bwata amasimbi, kina ab'iwanyu, hera ku b'iwanyu, hanyuma natwe duteze imbere iby'iwacu. Niko bimeze. Hanyuma muri iki gitondo hari umuntu, niba ari umuhanzi, niba ari umunyarwenya, ntawamenya. Hari umusore, niba ari umugabo, bamwita tonalite. Abyutse ansetsa cyane. Yabyutse ari mu kiganiro n'umunyamakuru tumenyereye cyane witwa Irene Murindahabi. Babyutse baganira ku gitaramo nyine cyabaye muri BK Arena. Azanamo udukoryo twinshi. Ariko utonalite, ubundi kambabaje banyarwanda banyarwandakazi, ubundi tonalite ni umuhanzi, ni umunyarwenya, akora analize, ni umusesenguzi. Mumfashe kumenya tonalite. Icyo akora kiriya gihugu kijya gishimisha abanyarwanda, namwe mujye mukunda kugikurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacyo, gikunze kudusetsa cyane kabisa.